Nongeye ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wahisemo gukurikirana platform KWP 250 ku itariki ya kabiri Nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo inkuru ivuga ko umuraperi Jay Polly wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop hano mu Rwanda yamaze kuba yakwitaba Imana. Umuraperi Jay Polly wafatwaga nk'umwami wa hip hop mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nawe akaba yarakundaga kubyiyitirira cyane dore ko yavugaga ko ari we kabaka w'injyana ya hip hop yamaze kuba yakwitaba Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ku itariki ya kabiri Nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe azize icyiswe uburwayi. Bavuga ko yajyanwe mu bitaro bya Muhima byo muri Kigali, akaba yaravuwe ngo rero bwa mbere akabasha kuba yakira ariko ngo akongera kuremba akaba yasubizwayo. Radio One yatangaje ko amakuru yizewe ko ari uko uyu muhanzi yitabye Imana ahagana. Radio One niyo yabitangaje, rero yabitangaje ahagana saa cyenda zo muri uru rukerera muri ambulance yajyanwaga. Ubwo yari muri ambulance asubizwa kwa muganga akaba yarasubijwe ngo ku nshuro ya gatatu. Uyu muraperi yari amaze iminsi afungiwe muri gereza ya Mageragere akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yagombaga kuzasubira imbere y'urukiko ku itariki ya kabiri Ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Ndakwibutsa ko ibi byo gusubira imbere y'urukiko Jay Polly byari bimaze iminsi mike bitangajwe, bikaba rero ngo byahuriranye n'uko Jay Polly yari amaze iminsi ajyanwa mu bitaro. Mu kiganiro ni kimwe mu bitangazamakuru bikora hano mu Rwanda, umuvugizi wa gereza ya Mageragere mu Rwanda SSP Peri Uwera Gakwaya yemeje amakuru y'urupfu rw'uyu muraperi Jay Polly. Yagize ati yego ayo makuru niyo, yaguye mu bitaro bya Muhima. Ubwo twari tumubajije icyo Jay Polly yazize yagize ati nta kwihangana kuko turashaka kubagezaho itangazo rigenewe abanyamakuru kandi autopsy. Ikindi urupfu rwe ruragaragazwa na autopsy neza, ibizami byo kwa muganga byerekana icyatumye umuntu apfa. Ibyo byose ni procedure tukirimo, ariko yarwaye tumujyana ku bitaro nyuma arapfa, ariko mu kanya turabagenera itangazo mu kanya tugaragaza icyaba cyahitanye uyu muraperi. Jay Polly yamenyekanye birushijeho mu ndirimbo Akanyarira-jisho, Deux fois deux, Umupfumu uzwi n'izindi zigiye zitandukanye nka Ndacyariho Ndahumeka n'izindi nyinshi cyane. Ni umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda banatwaye ibihembo bya Primus Guma Guma Superstar. Jay Polly wavutse ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, avuka kuri Nsabimana Pierre na Mukabayiza Marine. Akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Uyu muraperi yize amashuri y'incuke ku kigo cya Kinunga, ayisumbuye ajya kuyiga muri SK giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu ishami ry'ubukorikori. Impano yo kuririmba ayikomora ku mubyeyi we waririmbaga muri korali Hoziyana yo muri ADEPR Gakinjiro. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri nibwo uyu muraperi yatangiye umuziki ahereye mu itsinda rya muzika ryabyinaga imbyino zigezweho icyo gihe bitaga Black Powers. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu nibwo yahuye n'umuraperi Green Person, uyu nguyu akaba ari Green P. Nyuma y'umwaka bafatanyije na PLG bashinga itsinda bise G5. G5 ikaba ari itsinda PLG na Green P ndetse na Jay Polly bari bahuriyemo. Muri icyo gihe bandikaga indirimbo batangira no kujya muri studio ya TFP yakoreragamo producer Busy B, ari naho bakoreye indirimbo ya mbere bise Nakupenda. Ikaba ari indirimbo yarimo umuraperi PLG, Green P ndetse na Jay Polly mu itsinda G5. Baje guhura na producer Lick aza kubahuza n'umuraperi Bulldog, buri umwe akora indirimbo ye, nubwo buri umwe abasha gukora indirimbo ziwe nubwo zitagiye zimenyekana. Nyuma baje gushinga itsinda bise Tough Gangs TG, iduhora mu maraso rwose. Njye natinya kuvuga ko ni itsinda
ryanyubatse ndetse ryubatse n'abandi benshi bagiye batandukanye bari bahuriyemo rero muri Tuff Gang na Fireman ndetse na P-Fly, ariko igihe cyarageze buri umwe aca inzira ze. Jay Polly rero ni umwe mu bahiriwe n'inzira yabashije kujyamo. Jay Polly yari umunyabugeni ukomeye ku buryo mu mwaka wa 2009 yamaze hafi amezi 6 muri Rubavu akora muri atelier yitwa Ivuka, akora akazi ko gushushanya. Jay Polly yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Rero uyu Jay Polly rero wamaze kuba yakwitaba Imana ari kugenda agarukwaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Benshi barimo baribaza bati gute umuntu yarwaye inshuro imwe agahita apfa, cyangwa se izi ndwara zo kujya muri gereza ku abantu bamwe na bamwe bitamara kabiri umuntu agahita apfa, byaba birimo birasobanura iki? Cyane ko noneho kuba ku muntu nk'uyu nguyu w'umu idol abantu benshi baba bafatiraho urugero, ntabwo ari ibintu bishimisha abantu bamwe na bamwe. Abakunzi b'injyana ya hip hop bagiye batandukanye hose mu gihugu cyose, ubu ngubu intero ni imwe, ni rest in peace. Iyo ntero ni imwe, ni ukuvuga ngo Jay Polly wakomeza ugende uzagire ubuzima bwiza mu buzima bw'iteka. Benshi bakavuga bati yashize ishyari riri mu muziki wa Kigali, ariko ndahamya ko nkatwe tuba mu muziki wa Kigali, cyangwa se nkatwe tuba hafi y'uyu muziki wa Kigali, nta shyari na rimwe ririmo ryagatumye Jay Polly aba yakwitaba Imana, cyangwa se umuntu yamugirira nabi. Jay Polly rero yapfuye cyangwa se mumbabarire abantu munkurikiye, Jay Polly yitabye Imana kuri uyu wa 2 Nzeri bitewe no kuba nyine bivugwa ko ngo yaba yaragerageje gukoresha ibyo biyobyabwenge, nubwo nta wabihamya neza ko ari byo byamwishe mu gihe autopsy itarasohoka ngo umuntu amenye uko bimeze. Jay Polly kuri ubu ngubu rero ni umwe mu bantu navuga ko bateye ikibazo mu rubyiruko. Nyuma y'urupfu rwiwe abantu benshi batishimiye uburyo ki Jay Polly yahitanwe n'ibyo ngibyo bise ibiyobyabwenge, ndetse akaba yabashije guhitanwa nabyo ubwo yari amaze igihe ari muri gereza ya Mageragere. Benshi bibaza bati ubundi se kubera iki ataburanishijwe kare, habuze iki? Ni byinshi cyane Jay Polly byari bikomeje kugenda byibazwa, dore ko bamwe batatinyaga no kuvuga ko barimo gukereza urubanza rwiwe. Kuri ubu ngubu rero byamaze kuba byabona inzira bicishwamo. Jay Polly yamaze kuba yakwitaba Imana. Icyamuhitanye cyatangajwe ni ibiyobyabwenge, nicyo cyatangajwe, gusa nta kiramenyekana neza kuko kugeza kuri kano kanya autopsy ntirasohoka nk'uko byatangajwe n'umukuru wa gereza ya Mageragere. Ndi platformer, iyi ngiyi ni platformer KWP250. Ijambo rimwe twavuga ku muraperi w'ibihe byose, umwami wa hip hop uzahoraho, Jay Polly, twamubwira tuti rest in peace, rest in paradise, uzahora mu mitima yacu twese. Abakundaga injyana ya hip hop, tuzakuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Jay Polly, aho utari, turakwizeza ko hari abandi bazahakubera.